Ndagusuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri ubu inkuru irimo iracicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru ya nyakwigendera Nyirasengiyumva Valentine wamenyekanye nka Dorimbogo bitewe n'indirimbo yigeze kuririmba bitaga Dorimbogo, aho yagiraga ati muri iyi ndirimbo yavugaga agira ati Dorimbogo, Dorimvubu, Dorimpara. Kuri ubu rero aya masaha turimo turavugana uyu Nyirasengiyumva Valentine yaba yavuye ku isi y'abazima, aho yaje gupfa urupfu rutunguranye, yaje gupfa ababara cyane. Nibyo bigomeze kugenda bishavuja benshi hano mu Rwanda, harimo ibyamamare bigiye bitandukanye, aho byifurije iruhuko ridashira Nyirasengiyumva Valentine ukomeje kubabaza benshi cyane, haba ari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uraza kumenya mbese uyu Nyirasengiyumva Valentine ajya gupfa yatangaje iki, ko n'ubundi we muri we yumvaga ko agiye kuva ku isi y'abazima. Icyo tugusabye rero nyabona ni uko wazaza uhora udushyigikira, kanda subscribe cyangwa se abone, cyangwa n'akazugira kakaza nako kagakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'incamugongo ikomeje kubabaza abantu benshi ba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ya nyakwigendera Nyirasengiyumva Valentine wamenyekanye nka Dorimbogo. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze mukunzi wacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru rero ibabaje, inkuru iteye agahinda ya Nyirasengiyumva Valentine wamenyekanye nka Dorimbogo. Muri iyi ndirimbo murabizi yamenyekanye kuri iyi ndirimbo aho yavugaga ati Dorimbogo, Dorimvubu, Dorimpara. Hari indirimbo nyinshi z'abandi bahanzi bagiye batandukanye yagendaga asubiramo. Muribuka ko yigeze gusubiramo indirimbo ya Bruce Melody bitaga ngo ahetyu, ariko we ari uburyo yagendaga ayiririmbamo. Kuri ubu rero uyu Nyirasengiyumva Valentine yaba yavuye ku isi y'abazima. Umuhanzikazi Nyirasengiyumva Valentine wamenyekanye nka Dorimbogo cyangwa nka Vava mu biganiro byo ku muyoboro wa YouTube yitabye Imana kuri uyu wa gatandatu azize uburwayi yaramaranye iminsi isaga 10. Inkuru y'urupfu rw'uyu mukobwa wari waramamaye ku mirongo itandukanye ya YouTube atanga ibiganiro ndetse akanyuzamo agahanga indirimbo zitandukanye, yamenyekanye kuri uwa gatandatu tariki ya 27 Nyakanga 2024. Mu minsi yashize nibwo hasakaye amashusho y'uyu muhanzikazi Dorimbogo arimo ararira, arimo aratabaza inshuti n'abavandimwe ndetse atabaza ko abantu bakeneye inkunga y'amasengesho, kuko n'icyo gihe yari yarabuze icyo yishyura mu bitaro. Icyo gihe mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa YouTube, Dorimbogo yumvikanaga ari mu buribwe cyane. Yatangaje ko arwaye igifu ndetse n'umutwe bimurembeje, akaba atabashaga kweguka aho yari arwaye mu bitaro. Muri icyo kiganiro yasabye imbabazi abantu bose yaba yarahemukiye. Mu magambo ye y'ikiniga uyu nyakwigendera Dorimbogo yagize ati ninagaruka i Kigali muzasabire imbabazi abo nahemukiye, abo navuze nabi, abo natutse, kandi ninagaruka i Kigali muzasezereho neza cyane. Icyo gihe uyu nyakwigendera Dorimbogo yakomeje agira ati agifatwa n'uburwayi yari mu mujyi wa Kigali, gusa yagiye kwivuriza mu bitaro byaho asanga birahenda cyane, ahitamo kujya ku bitaro bikuru bya Kibogora biri hafi y'iwabo mu karere ka Nyamasheke, bikaba ari naho yavukiraga kugira ngo byorohere ab'iwabo kumusura. Bimwe mu byamamare bya hano mu Rwanda byababaje n'iyi nkuru iteye agahinda y'urupfu rw'uyu nyakwigendera Dorimbogo. Uwo bita Mustafa Kido usanzwe ayobora ibitaramo bitandukanye yanyuze ku mbuga nkoranyambaga mu rubuga X rwahoze rwitwa Twitter, yifashisha amafoto ari kumwe na nyakwigendera Dorimbogo agira ati Vava wanjye, Imana igukunze kundusha, gusa ndababaye, rest in peace, ndagukunda cyane.
Descartes usanzwe amenyerewe ku mbuga nkoranyambaga nk'urubuga rwa Instagram yanditse agira ati turabamenyesha ko vava wacu yapfuye azize uburwayi, turihanganisha shitu n'umuryango, n'ukuri twese dukozweho n'iyi nkuru cyane ikomeje kudutera agahinda. Rugaju Regan umunyamakuru w'imikino kuri RBA yagize ati ruhukira mu mahoro vava wacu, dore imbogo, ubuzima ni formule umuntu atamenya pe, sinzi niba ibivugwa ko yaba yararozwe ari byo gusa, birababaje cyane. Reka natwe umuryango wa KN Radio twifurize iruhuko ridashira uyu nyakwigendera Vava wamenyekanye nka dore imbogo bitewe n'indirimbo yagendaga aririmba zitandukanye, n'indirimbo yigeze kuririmba bitaga dore imbogo. Reka tugomeze tugushimire we wahisemo gukurikira KN Radio, tukubwira ati ugira umunsi mwiza ndetse mugire n'icyumweru cyiza, kandi Imana ijye igomeza ibarinde, tunakomeza umuryango wa dore imbogo.